Miliyoni 5 nizo z'urukwetengwa okugumizamo no kuhindura Baibuli y'endagaano yira bakagita mu Abafumbira. Acting General Secretary wa Bible Society of Uganda Peter Serumaga amikoro yo kutongoza Baibuli yagizire ngo kitwire emyaka 5 okugiha mu Runyarwanda bakagita mu Abafumbira. The translation of the New Testament took us 3 years and we spent around 3 billion Uganda shillings. And we didn't print them from here, they were printed in Korea, and we thank our donors who supported us in the printing. Nagira ngo tumurimo gwanguhi okwiha Baibuli mu rumo kagito murundi. The translation of the Bible in Batwa has also started, but it has started orally. They will receive an oral translation, and this is being supported by our partner organization. Also, they receive funding through the seed company. Bishop wa Muhabura Diocese Godfrey Mbise asimira mu rumogo. Icyo kureberaho umudugudu. Ijambo umudugudu twabisobanukirwa ko tumane twareba mu Bibiliya z'uruzungu n'ahandi. Ariko abana bacu mu rugo ugeze ko babwira ngo umudugudu ntabwo baramenye byari byo. Iryo nimwe ryo kureberaho hariho nandi menshi kwa benshi ari ubwo ubundi tureba ikinyarwanda n'ufumbira ntandukano, ariko intandukano iriho nini. Nenda kubashima kuko iki ntago ari ikintu cyoroshe. Mu constitution baravuga ngo turabafumbira, but I think even those who went to draft it bakwiye kuba baranyuze mu byinshi, kuko niyo tuvuze ngo turabafumbira baguma ngo bari kwisista ngo nta murabafumbira murabaki Abanyarwanda. So I believe that this is a step that you have made as Uganda Bible Society, and I want to thank all those who have participated. Okuhindura Baibuli kugiha mu Runyarwanda kugita mu Abafumbira katanduka mu mwaka gwa 1905 na mushanju konka barimwa ndero mu mwaka gwa 1909 abamakanisa gatari gamwe na gamwe bekereza na kutandika kuhindura Baibuli ndero mu mwaka gwa 2010 batora n'abantu abari kumanya ndimi zenyikereza abarije kuyamba omukuhindura Baibuli. For the first time, the word of God in Abafumbira language has been published and made available to us in the New Testament. Every one of us longs to hear God speak in his heart or her heart language. Iki gikorwa cyakozwe cyo kugira ngo byandike mu rurimi twumva, ubundi byadufasha no kurushaho kubyumva neza, kandi bikazanadufasha yenda no kwigira mu kwandika kuri babandi batandika ururimi rw'igifumbira. Gasha kwa keta tuzarirwe.